mfashe iki gikombe cy'inge wazindutse imbere y'umuryango wanjye ni amahoro narinzi nyine ngome ka kazi wanemereye muri iki gitondo kimera gute abantu bakiryamye bikazibuza gusaba hari ikibazo mfite narinzindutse ngo mbikore hanyuma ngende kare none se ubu ngubu ko wari uhagaze umeze nk'umuzamu nzasohoka nkikanga kuko utanakomanze natenye gukomanga mu gitondo ngo nabakangura mukiryamye mabuja umva cyo ko ruzinduka kurusha umwaka nta kibazo ariko wihangana umakazi motari uri hehe ko njye nageze hano ndi kukubwira ngo uri bunsange urakomeza kuninza muri bano bantu njye kandi motari kankubwira uwo muntu mwihorere wenda kongera 3,000 ariko ngereho vuba sawa mu minota itarenze 2 ubungezeho rwose banzengereje ngiye ndiko ndaraba urafise ibibazo ubwiye bite byaseho hanje ndaduga ncika muri no quartier ndi kwitemberera kwaba wishwe nibibazo urafise ibibazo wowe ibibazo sura bizo wa mugabo ntago abimenya nyine none utura agahinda k'inkoko rikuduga hehe oya bundagiye ibibazo nyine byandenze bundagiye none Jemruki wacu ni hariya ni hariya ni iwacu we wanyu ni wa mugabo we byihorere yego gahinda karongora indushi byihore wa mugabo ntabwo abimenye cyumvira afise ibibazo ko nakurabe bino bibage ndambira abana abantu bindushi ubundi usanzwe umenyereye ibi bitenge byanjye bimese neza ndabinoza rwose nuko ubishaka akira ageze kure ko hari tuze nkwereka ibintu ubanza kunkorera ibintu ubanza untekere dore mu kanya ndagiye kugenda ibintu urabisigara mbanze nteke nta kibazo mabuja ndabikora byose tekereza ikintu gituma uti wanyu ukahava nkaba ngiye kumungana ubu ngubu uraduze ugiye komangana wowe mutsore w'ibigango ndi kuraba ukugu mwana w'umuhungu we byihore ntago bizi fisibe bibazo se mugabo ndakubwiye agahinda karongora indushi ntago byumva none ubu ngubu ugiye ntago nzaho ngiye nagwe nakuzana ugiye urikijuju ko ndarabura ikijuju naguzana ukuduguja wowe afise n'amatelefone y'abakire mota ugezeze sawa bango Chafisa amatelefone y'abakire gihorere reka nkubwire nawe umunsi umuzabona ubone nkuko nabona nanje ubu ngubu ko ndafise ibibazo mushiki wanje yapfuye kuranda bukungu nditwengera ariko nagahinda mu kandi ikibazo mu kindi mushiki wanje yapfuye odore umuhungu witwa David kuri wamuhemuki ubu nanje niwe muntu ndi gucaka muri no quartier rwose kudabukungu umuhungu witwa David mushiki wawe yitwa nde Nita Sabrina yego ni mushiki wawe ariko wumve ko ndamucicikiriye umuhungu witwa David mana ireberera abantu b'i Burundi na Bujumbura Tanganyika idugire wigendere ubura nyine ihangane nyine bibaho nose Sabrina so Sabrina yaratuye Sabrina tse reka tujende ndabikubarira Sabrina ni mushiki wacu dore ni hadiya rwose papa wacu wacu yitwa Rudagari kwa Rudagari yego okay noneho njewe ndabona moto aratinze reka njewe ngende musanganire ubwo we tuzahura utaha nta kibazo ngende ndi kwihuta nangure kuraba muri no quartier ndeko naraba mo David tuzahura Imana nibishaka ngabura afise ibibazo ariko nta kibazo yego mana mfashe iki gikombe cy'inge inkota yasamye nyitaruke
izahubika z'urukundo ruganza fasha nazisama nasadaye mbuze imbaraga zinjyana mu zizigarura inyizi ntabara ya ntabara Sabrina n'ifinitobeye nta nicyo nitayeho niyo haba niyo miryango mama wantwise amezi 9 ariko njyewe mbona utarantwise amezi 9 kunyanga urunuka njyewe rero nejejwe no kukumenyesha yuko urupapuro gusigiye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ubonye cyangwa se wumvishe n'ijwi ryanjye uzongera kumbona habe na rimwe hejuru y'ibyo munkorera byose cyane cyane wowe na kariya gakobwa mwirirwa mugendana sinkabuze izina nawe urakazi ubu ndabona ari njye wari usigaye ko munkurikizaho munyica ya karibu rero wahabonye muri Samara ahangaha niho tunywera n'ahantu heza ni moteri nziza cyane moteri ijyanye n'icyerekezo mfite n'abamucoma b'abahanga nyiragumvise busheti yawe uko imeze iraryoshye cyane ahangaha none numvaga nshaka kukwakira kugira ngo nibura usibe bya bintu byo kwa Ntambara hanyuma rero nk'uko nakubwiraga nk'ibya Ntambara rwose ngo wakuzengereje Ntambara uhora mu kabari Ntambara uhora mu nzoga uhora mu bagore Ntambara yarambabaje cyane ibaze ko natandukanye nawe meze nabi ntiharinduru ni kwa Ntambara nihe barwanye ni kwa Ntambara ngeraho numva nshyushye mu mutwe nagiye ntazi yonge aho niyo nagukubitaga buriya umva abantu bahoraga bahuye banagukubita cyane rwose ariko Ntambara wo nguwo cyane birenze umugore mwiza nk'uyu uburyo ubona numva naramuzindutswe reka nkubwire rero tuza banza wiha umutekano muri wowe kuko Ntambara ukwiye kumuforomata mu mutwe wawe ukumva ko atari we mugabo wenyine kuko nk'igihe umaze warabibonye ko uhari Ntambara adahari bivuze ngo kuba rero uhari Ntambara adahari ikimenyetso cyerekana yuko wowe ubwawe nawe ubwawe wakwigira bigakunda bivuze ngo rero nanjye ndahari kugufasha yewe bya Ntambara byari byaranze kumvamo imyaka ishize ntandukanye nawe ni myinshi ariko ngarukiye ahangaha amaze icyumweru ndinaha numva amateka n'amakuru ya Ntambara kuva naza sindamubona ubwo bagiye mu bagore iyo ngiyo umva ntombaze amakuru ye mba numva ari mabi gusa urabona ibi ibitunguru ibi ni ibirungo aya ni amavuta amasafuriya aba hariya uzi guteka kuri gaze ese ibinyabasirimu byanyu boko mavujangone uranyereka ko babigenza uracana gutya mavujareka nongera mbikore bitananira waki ni gutya bikaba birazima wagira gutya bikaba biratse kuba ushaka gutarukaza oya nta kintu byaza gutaruka bikanyotse oya nta kintu biri bugutware urumva washaka ukongera gutya washaka kugabanya sibyo ndagiye rero usigara utetse reka mbe njimije none ubwo ngubwo ndaza kugira ntabwo ushaka ko biri kunanira biremeye igikoni cyanjye kandi ukirebe wiyere ntabwo ushaka ndabikora neza ntugire ikibazo n'abakire asalamu ndabasha kubitekaho ariko ndabimenya ariko mana nyagasani ibi bigeragezo koko ni bwoko ki kare gakobwa nakorera ni agateramwako gashegeye umuhungu wanjye ngaho se dirika arafunzwe ndebera none n'uwo twabanaga mu ubusikikizo uzajya nkiraramo jyenyine ahubwo nanjye ndagiye reka nze ngahamagara ariko ndakica uretse
Halo, we Diane, mu minota itarenze 2 mubona hano ndagushaka ariko nshaka ko tuganiraho vuba kandi uransanga mu rugo sawa ndamwica wenda nanjye nshaka ngende njye muri gereza nta soni atuye kwicura umukobwa turamurangije none n'umuhungu wanjye aragiye Cedric nawe aheze muri gereza nubwo se bavuga ngo kumufungura ubu najya no twajya no kureba zarangiza rubanza ngo tumenye ngo azataha Mana nyagasani ibigerageza birakuye ubu sinzi ukuntu ubu se koko mbaye wande ubu se papa we naza nzamubwira ngo iki koko ibintu nishoheyemo byose amahano n'amaraso mbona nari amaraso rero shana yo ntago azatugwa amahoro ariko no kugira umujyana mu mubi niko bigenda cyera abajyaga babivuga nkagira ngo ntago ari byo ariko ndabibonye ariko arashyira se arazaze ko ari izindi bintu tugiye ndamwica ubu ndumva twari mu bikorwa Madame. Madame. Karame mabuja. Akira ngwino. Ariko ubundi bakunda ngo ariko batamuriza. Umva rero batamuriza. Ngiye kugenda. Sigara utetse, baravugisha ibiryo bishyiriye mu bizo hariya ducabira hari. Sigara ufura. Ubu ndagiye ngize gahunda yihuta hari umuntu mpamagaye ngo arashaka byihutire ubwo sinzi mbona barukira sibyo akira amafaranga yo gukemura bya bibazo numvaga wivugisha ibyo bibazo hari umuntu ushitanye yagize ibyago ariko udufaranga umpaye turungikanya tuteze umuntu watwiciye umwana wabiciye umwana ufite umwana se wowe ni umuntu ushitanye biciye umwana yewe ayo maperereza se ko numva bisaba amafaranga murayafitera Nese si wamaye akazi mabuja nzajya nza gukorera uburyo amafaranga azaguhemba azajya gushaka bavaka n'iki ngingikanya nshakishe na sheri wanjye shakisha ariko mpaka tumenye umuntu wishe Sabrine akira uru n'urufunguzo ukinge hariya ku gipangu n'utoroka yego mabuja nose nimara gutekana indye na urye nta kibazo wumva kuri na mabuja ibyo by'imanza ubisigareho ugomba gushakashira umuntu udufaranga tugashakisha umwishe Sabrine shirone ugomba kuba hafi ko byagenda kose amaze nteke ndangiza ku buryo niba nuko yari ameze ubwo yarahubutse yewe simbizi kandi njya numva n'abanyarwanda bavuga ngo akabaye icwende n'ikoga ubundi se buriya ntambara yahinduka rero ngiye kuguhoza amarira aha yewe ngiye kuguhoza amarira dore ukuntu bigiye kugenda nshaka gukodeshereza ahantu ugomba kuba uri n'umuhungu wakagusanga byaba ngombwa igihe kikagera ariko ukabona nawe ahawe ugomba kuba bwite yego bityo rero wowe na ntambara banza umuforomate mu mutwe wawe wumve ko ibyo abasinzi ari abasinzi hanyuma utangire ubuzima bwawe bushyashya ndetse noneho ntambara iriya nzu yawe na ntambara amategeko azayiguhesha turi mu gihugu kiri muri demokarasi kigendera ku mategeko ntabwo rero yakwirukana ngo bigende kuko ari mwarasezeranye gusa icyamaho kuba n'umwana wanjye yego mbona nta kindi icyo rero ndaje ngikore cyane gusa niba muzamukoze ndaje ngikore kandi ibi ndimo nkubwira uriko bigende buke buke urumva inzu ntiyana nyakuyikodesha ushobora no kuzabona regani yawe ya burundu urakoze cyane rwose yego komera rero kandi ubwo tuzongera nizera ntashidikanya yuko ubwo gahunda duhanye tugiye gushaka ukuntu tuyishyira mu bikorwa yewe niba nawe utazambera nka ntambara ndi kumumesera neza yishimye ku
burya abantu bose bakoraga hano bita mbakuramo abazajya bakaze rero ko turi udufaranga ntabwo nkajya gushaka sheyi wanjye amafaranga tugashaka umuntu urishe sabine n'iki gihe babamaze sheyi wanjye ariko tuzirukanka mpaka tubamenye icyo nzi cyo ni uko dufite ubuyobozi bwiza igihugu cyacu kigendera ku mategeko azahana uko byagenda kose dufite ubuyobozi bwiza ndabyizeye bazahanwa bakangire vuba njye kureba Mutakayari yabuze umuntu umuhoza upfusha umwana kuntu bibabaza none umwana w'inkumi ugeze hariya Sabrine yarageze umva abantu bandi n'abagome bakangire vuba rebe ko nagira Mutakayari tuzabana ngomba kumuba hafi nkamuhoza amarira yose nkamuhoza amarira y'umugore wapfuye nkamwibagiza n'umubare w'abari abana be ubundi nanjye nkagira umugabo reka wese akurura yishyira muri iyi si nkareba ko nagira izina nk'iry'abandi ndahereye byutse amamagara ubundi tugiye kubyina iyo nziza mfashe iki gikombe cy'iteke inkota yasamye kujya ndajya he wayikize kandi bagenda singuru urupapuro ariko umuhungu wanjye ntari amavubi madamu n'umutema wako niyo maganye ntagiye inde ntagiye tafi inde ugiye urwanira murashaka abagabo umva bagageza aho ngaho ageza aho ngaho utanzamurira isukari uranzi urabizi bamaze kunyita rugero gasozi maze guhinduka umuyobozi aho nca hose baramvuma none ngo David ngo yagiye none se yagiye ubundi suri umva reka nkubwize ukuri rero umujyanama ibyo nakoreye uriya mukobwa ngira urabizi muri David ho narimburiza singuru sagiye zana ariko ntarwo nguhaye ibyo wiyandikishijwe hariya rero kugira ngo inzu ntekere umutwe oya untekere umutwe ngo umuhungu wawe ngo yagiye agenda ajya hehe agenda ajya reka nkubwire none byose bibaye ngo uri gushaka umugabo reka byose tubishyire none hasi ari uwo mugabo uramubuze undi mubura umukobwa abandi uramwishe sinshobora kumubura ahubwo uramuzana ariko mubwiye mubone hano umva David aramukabuze reka nkubwire mama David aramukabuze umwigurishijwe wowe ubwawe umva noneho do none se uko wishe Sabrina Mama David naje waje kugira ute naje jewe umva naje menya ngo naje waje kugira ute mbwira ikintu waje gukora umwana wanjye nuko uramwishe arapfuye birarangiye cyarwakwishe nguyu madame nakintu mubwira ugenda kumva naje ni wowe umva ntacyo mumva nakintu Mama David Mana mfashe iki gikombe cy'iteke inkota yasamye nyitaruke gezaho bikaza urukundo ruganza fasha ntazisama nasadaye mbuze imbaraga zijyana muzizigarura nyizi ntabara ya ntabara Sabrina n'ifi nirobeye nta nicyo nitayeho niyo haba niyo miryango